Hey yo, what's up, ladies and gentlemen? How are you? With your boy, Mr. Zins, Papa Africa, the president of comedy, the industry of rafter, the package of a jokes, the hilarious Uno. So ndabasubije kabisa Mike tugiye gukora challenge kuri indirimbo cyashya ya kino cyamamare cyacu namaze igihe afite hit kabisa. None yase dukubita indi hit amaze iminsi afite rero ntago ariyo nshaka tugiye kuvugaho. Tugiye kuvuga ku yindi hit indirimbo cyashya yo bita Rasta. Bamwita ya mpano, of course bamaze kumumenya. Sasa kabisa yakubise hanze akazi imbere nyuma yuko aramaze igihe ari kuvugwaho bintu ngo byo kubinoza. Reka none se ningiye okay, ntacyo reka dukomeze. Yahise akubita hanze akaririmbo kabisa bita Rasta. Ndabizi abantu benshi mwagiye kukareba ndetse no kukumva, mwagiye kureba muri gutekereza yuko ashobora kuba agiye kuvuga kuri God have mercy upon us. Kuri akuntu yabinogeje muri video ariko ntago ari byo, ariko nabyo birimo. Ndaje tugiye kubiganiraho mbabwira ukuntu birimo. Muravuga ngo nabimenye gute? Wabona munjyanye muri ribo. Ndabazi. Ariko by the way yakubisanze akaririmbo keza bakita Rasta. So mubanze mujye kuri platforms ziwe, yaba ari Spotify, yaba ari Apple Music, yaba ari YouTube, kabisa manze mukumve munagasharing. Ariko mbere ko dukora challenge kuri indirimbo ndagira ngo akomani sinzi wenda ibintu munywa abantu bamwe na bamwe, ariko especially babahanzi muzabireke. Nagira ngo ngiye mbanze nibarise nk'umuntu, hari indirimbo nshaka tubanza, ino ndirimbo ndashaka tubanza tukayumva, noneho nitumara kuyumva dukomeze na challenge. None tumara kuyumva mbere ko dukomeze na challenge, mbanze ngira ikintu nibariza umuntu wakoze iyi ndirimbo, atubwire nyine yarari gutekereza iki mu mutwe wiwe, like hari ukuntu umuntu agira inspiration, basi no muntu inspirations aba yasinze. Yanasinze. Reka tubanze kwanza twumve kanu karirimbo kandi tukumve. Agapipi kaya mano taragutamye nakibone kareba ejube Koya gusana agapipi kajihadi ariko akayama God have mercy upon us. ariko bose bafitudu pipi du songoye God have mercy upon us. God have mercy upon us. Ngaho ni munyumvire. Agapipi kaya mano wakubaza hano wakabonye, wavuga ko wakabonye heko. Okay. Kwara kabonye. Akosiri ngo bigiranye na kajihadi. Ngo karareba he? Ibyo ntabyo nabonye, nta nibyo nzi. Rero ikintu cya mbere cyo manje gushimira abantu mwese muri rusange mbere ko dukora challenge kuri indirimbo, banje kubashimira yuko kabisa ibintu bya zirabyo za ya mpano mwabitesheje agaciro, nta n'agaciro byagomba kugira by the way, cyane ko ari ibintu byagiye hanze par accident. Kabisa ndabashimiye cyane, ndibaza ko na ya mpano aho hantu ari kabisa abashimira, nubwo wenda ataza hano ngabivuge, ni muhamagara wenda umunsi umwe azabivuga, kuko umunsi umwe nzamutumire. Hanyuma rero njye nakomeje kumva indirimbo ya mpano nawe, nubwo wenda tuvuga ngo iki niki, ku rundi ruhande ndi kumva indirimbo yamana numvisha ari biri hanze. No kuri ni biri hanze. Nase urugero kujya mu byemere kari biri hanze, mwanze mwumve kano kantu. Hamagara Rasta ubwire cyo ibintu byatangiye kushya. Hamagara Rasta ubwire cyo ibintu byatangiye kushya. Hamagara Rasta. Niba atari biri hanze ari guhamagaza Rasta ngamubwira iki? Okay, reka mbisobanure neza kugira ngo muhite mubyumva. Hari ukuntu sibyo umujama aguha pasi yicyane, aho muri kunyumva cyane iyo yajemo pasi. Iyo umaye pasi nanjye nguha pasi, ku bintu byo gutanga pasi muri aba volunteer. Hari ukuntu umujama aguha pasi, noneho kugira ngo nyine ngo umukonfirime yuko ya pasi nyine wamuhaye watangiye kubunyuraho, nyine ukamuhamagara ukamubwira ati Musa uzicyana wamaye se cyangwiriyemo wa kintu ngo noneho nguzi ngo twana binogeje ngo nabonyuye.
wasanga ari nako za video za ya mpano zishobora kuba zaragiye hanze, wasanga ari nk'umuntu wamuhereje pase yakiriya, okay ni madamu we, ubwo nako sinzi ibyo ari byo, ntako se ntegeze mbona bakora umurenge cyangwa bajya imbere y'Imana ubwo yakiriya cyane ati noneho nanjye baramfunga pe. Noneho akavuga ati rero umujama wanjye kugira mu confirme ko icyana yampaye ndi no kubunyura. Kuvuga akantu ko kubunyura tekinoloji. Werekana no mfata ka video nzakamwoherereza abone ko igihe mba ndi na tayari. Akamwoherereje nuko video yagiye hanze. Aya ni amakuru mbahaye adakuraho ukuri. Wasanga ari kwabwiza ukuri cyangwa ndi kubabesha nta wamenya. Ariko njye niko nabitekereje, ariko ibitekerezo byanjye ntabwo bikuraho ibyanyu, nta nubwo bikuraho ukuri guhari. Ubwo rero tuzamutumira umunsi gusa twihera ukuri uko byagenze. Hanyuma muhise mwibaza muti se zinzi niba mu ndirimbo uri gushyiramo kubunyura ukavuga ngo yashaka kubibwira Rasta, ngo wabwiwe n'iki ko yari ari kubunyura? Banza wumve kano kantu rero tubimenya. Aratakara kakamba, arakomeza aramutukuta, arakomeza aramufutuka, arakomeza aramupukuta. Aratakamba nawe arakomeza aramuvimvira, aratakamba arakomeza. Utekereza ko ari gutakishwa n'iki se? Utekereza ko ari gutakishwa n'iki? Ngaratakamba nawe arakomeza aramuvuguta. Utekereza ko yavugutaga iki se? Cyangwa yari gutakishwa n'iki? Aratakamba nawe arakomeza aramuvuguta. Ako mwebwe nta kintu muri kumvamo, mwasigaye mwebwe. Niba nta kintu uri kumva mumenya ko wasigaye. Akora ya mana ari tayari, sibyo? Ngewe urumva reka mbabwire ukuntu abibo. Ya mana ari tayari. Uzi ko urumva nyine Davido narayibonye pe. Sibyo? Ko narayibonye se uvuze ko nyine gwapfuye se ubumwishe. Urumva nabone ko ya mana ari tayari, urumva? Uzi ko bakimara gushyiraho rido. Nabize mwarabibonye mwikijijisha. Uzi ko bakimara gushyiraho rido nta n'iminota 2 yanyuzemo Yesu atangira gutaka. Undi nawe agakomeza akamuvuguta. God have mercy upon us. Aratakamba nawe arakomeza aramuvuguta. Amana ari tayari ngendo myemera cyane. So rero guys, nizere ko bisa mukomeje ku enjoyinga iyi video challenge kabisa kuri indirimbo ya Mpano. Nizere ko mukomeje kuyumva muna enjoyinga. Bayita harije bayita ngo kimwana nyibutse no ndirimbo ya Mpano cyashya bayita Rasta. Okay, bayita Rasta. Iyi video irimo ntabwo ari yayo, ni video ndatekereza ko bagiye bahuza utuntu two kubyina n'izindi videos yagiye akora, ariko video origin ntagira asohoka ahubwo hanze hari audio rero ntandi mwazisanga. Ni bisaba ko mujya kuri za audio kazao za Apple Music, za Spotify, nyine ariho barabanze bashyira imiziki yabo. So mujye kuri izo platform ziwe mwandike zinakoze mbabwiye, mwandikemo ya Mpano mu following, mwumve indirimbo ziwe, mujye kuri YouTube mu liking mu sharing. Ariko mbere yuko mukora ibyo byose mubanze mukore subscribe ku muntu wayi. Ari wengiye sidukunda. Turakundana, ndabemera nanjye muranyemera, nduwanyu kugeza iteka ryose guys, ndabiyeguriye. So ndabashimiye cyane, Imana ibahe umugisha, mukore subscribe and I am like hasta la vista.